nta kosa nkoze yaraje avuga ko sebukwe yamwise ifundi ku bwa perezida arabahuza amajije kubahuza n'umuryango arabunga none ubinyiturano akakanu ziko kanyibukije kanze nkarebe inyiturano bitarashira bitaramara Ezeke nta n'ukwezi kurashira muje kuvuga ko ukuntu perezida agira abana hanze muje kuvuga ukuntu perezida yabyaye hanze muje kuvuga ukuntu perezida yabaririye amafaranga uwabahaye uwabakoye muri gereza akabahamata uretse wumve kakana cyane ambwe ndagusezereye amagara n'ubyera mugande mvarno hano mutware aho niho havu igitangaza rero umukobwa cyo kuri wabanga ndabivuyemo kubera iki wanyu baranyanzera uranyanze n'ubundi unankunze tugeze wacu wazanye garama ndagiye umwana yagiye amukobwa mugufi ushaka dore ukomeze ndi umukene ukurundeshye najya mbyariwe ku bijyanga byari isekuru bishwe narengana singiye kubyara amafundi nibwiraga bati hitamo kudukunda urare mu nzu cyangwa hitamo kutwanga urare hanze byaterwaga n'iki iwabyo babimubwiraga bitewe n'iki bo babyumvaga iwabo nyana kwicaye amateka yose ko nanjye bwanjye nahigereye bavuga none rero ndashiriye cyane ambwe ndagusezereye amagara n'ubyera mugande mvarno hano mutware nazabyara ifundi isekuru nakanga isekuru gusekuru ifundi isekuru igikwa hamugani perezida hari gihe twazamukenera cyangwa se nta nubwo ari ukumukenera my friend aba bantu ko bazimye twebwe duturuka hepfo none zo juste aba bantu ko bazimye ubundi uzabakenera twebwe dutangira nta muntu utakenera hano ku isi Bowazi ndavuga nti ibi bintu bibaye azicuza ndi mu kiganiro menya makuru ko uwitwa Bowazi agiye gukorana ikiganiro n'impanuro n'isezerano n'urugendo online ibyo byahise binyereka ko ibya perezida bishobora kuba bigiye kumurangirana kubera iyihe mpamvu abantu hostinze ukabambika ukabagaburira ukabashyira mu nzu nziza bakakwihinduka baba bafite impamvu bagize ute bakwihindutse bakavuga ngo twirengagije clientele twari dufite kuri zaburi nshya ariko tugomba gushyira amabi ya perezida hasi no hanze abantu bakayamenya batuvuma batatuvuma ariko bakamenya ubugome yadukoreye icyambere Ezekiyeli nimba koko hari umuntu wahaye ba Bowazi akaba akurikirana inkuru n'ibiganiro akaba abona ko koko bari gutaka kandi ibyo bahawe bitabagezeho hakaba hari umuntu wahaye Penina akabona koko Penina ari gusakuza nta byamugezeho na nibishaka twari tuzi ko perezida yamusubije no kumbi ntiyigeze amusubiza ngo nibishaka yashatse guharira perezida kugira ngo atagumya amuteza abantu ariko nibishaka hana warabeshya ni nka ko umushaka kuvuga umuntu ugiye gushyira amakosa ye hanze nk'umuntu agaca hirya cyangwa se n'umuntu akaba yamunyuzaho akavuga uti ndakwinginze kanguhe $500 ariko ntuzongere kuvuga perezida rero perezida ikosa rya mbere yakoze ni ukumva ashaka no mu kiganiro uzagikurikirana n'abakunzi bagikurikirana yabahatiraga kuba basaba imbabazi biyunge ngo nibagire gute ukumva afashe Bowazi amwisinjije mu kiganiro rero amakuru mfite nuko bamuhaye ikiganiro gitomoye kinakomeye ariko perezida ntaganzwa iby'ingenzi abikatamo byamurebaga we kazihuza dusanga perezida niwe uri mu makosa pa raporo y'umuryango wa Bowazi na Berize kubera iyihe mpamvu ubundi ntago umunyamakuru wa hostinze abantu ashobora no kuba nejo yabakenera akaba hosting ntago yagagombye kwicarana mu kiganiro baterana amagambo ndetse basa nk'abagaragaza ko ibintu barimo bakoze ari amakosa ashaka kwemeza ko amakosa ariyo nyamujya mbere kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose rero bishatse kuvuga iki ni uko perezida hano yashidutse yitaye mu ikosa yo gushaka guhangana na biriya binyamakuru perezida ari guhangana mu buryo bubiri icya mbere n'uyu muryango wa Bowazi icya kabiri n'ibinyamakuru ushobora guhostinga Bowazi icya mbere nibishaka uri hariya nawe ari guca gutya agakubita Bowazi agacana agakubita bishatse kuvuga iki nuko hari ibibazo birimo hariya abantu bose batabasha kumenya ndetse abantu bose batabasha
gusobanukirwa. ariko se kubera icyo abantu batinda kumva ukuri ni ukubera iki? Ezekiyeli buriya hari abantu barangije gufata abantu bajya guturana na bikuzimu. Kubyumva neza kansubiremo aka kantu. Hari abantu barangije gufata abantu barabagendana barabararana ku buryo kugira ngo abashe kufindura ko uwo muntu ashobora kuba amutiza n'umurinde wo gukora ibibi atabimenya. 500 ngo narangiza bikugezeho byose. ntago umuntu ari ku kigero cyo gutsinda ikigeragezo cy'amafaranga. ubundi hari ibintu bigera muri 2 bishobora gutsinda umuntu. hari igitsina hakaba n'amafaranga. Igitsina cy'iki? abo bantu ndabeshye. Igitsina cy'iki? bagushyize imbere igitsina ikigeragezo cyacyo wagitsinda. Ibitsina ari byinshi cyo wumvise mbere y'ikindi. ntabyo nge numva zo urabisobanuye. we bagushyize imbere umugore guhindukiye tuvuze wagitsinda. umuntu ugutega umugore rero bureze Ezekiyeli aho ngaho ugomba kwitonda kubera ko uwo muntu aba ari inshuti yawe cyane kuko abazi icyo bita yawe. Jisite akunda nde akunda abameze gute kuko si bose bakuzana imbere ngo ugwe. Yego kandi umva tukemeranya n'abantu bari hano ntago ari bose bakuzana imbere yawe ngo ugwe. Bisaba ngo uwo muntu ashyize imbere yawe rimwe na rimwe yihagije mu bushobozi, kabiri ikibazo ushaka kugira akaba yagikemura. Biroroha kuba bamugutega ariko nanone umuntu akamenya ngo ese akunda inzobe abananutse ababyibushye naho bizamo kuko si buri mugore wese ngiye wanze imbere ngo ampanure ntibibaho. yanjye niyo ishobora kunesha. bakora kiriya kiganiro byagaragazaga ko ari sisiteme yo kugira ngo wenda bigarurire abafana n'abakunzi baza buri nshya ndetse na Plaisir nawe kugira ngo bimukureho ikimwaro. kubera iki ibyo twari twiteze Plaisir agiye kongera gusoza kuri uyu muryango atari ko byagenze ahubwo ikiganiro cyakozwe kigahita kimera nko gukoza agati mu ntozi. Icyambere ni ikikwereka ko koko aba bana uyu muryango ni icyerekana ko byibuze 85% uyu muryango wariwe inkunga bashobora kuba barohererejwe. By'agaciro gakomeye ngewe kuba na hostinze umuntu ukeneye ubufasha bikanyuraho nkabumushyikiriza mu mutima wanjye ndanezerwa ndetse na wa muntu ubu se kabiri kanga abantu bashobora kunyura kuri kiranuka bagafashwa ukajya ugira ngo ntibigeze bafashwa. wari bwabone shishikarira kumenya ngo ntibagufashe cyangwa bagufashije none ariko buriya igihe cyose kiranuka yakoze igikorwa nawe ubwo bigutera imbaraga ukabimenya. Yego niyo mbonye wa muntu ari kuvuga na mashimwe ndabona uko biri kose Imana ishimwe kandi hari benshi tujya tuna hostinga hano ubwo turaza gukora impande zone ugasanga hostinze umutumirwa afite ikibazo. Yego yarangiza akabona umuntu umufasha. byigeze kubaho hostinga umuntu abona umuntu umufasha arangije abarampamagaye arambwira ati shati Imana iguha umugisha ati igitangazamakuru cyawe nagiciyeho mbona umuntu unyishyurira inzu ukwezi kumwe. kumbe yamwishyuriye amezi arenga 4 ahita afata muri ya mezi 4 nawe aragenda yishyurira undi muntu inzu yiyishyurira inzu amezi 2 ahita yishyurira undi muntu ukwezi kumwe ukundi kwezi kumwe agira gute aguhahishamo. none harangije wa muntu yishyuriye inzu aramuhemukira. amaze kumuhemukira wa mutipa angaruka ambwira ati sha ati runaka yaramemukiye ati ntuzirirwe umuyikiga. urumva yari yamusabiye ikiganiro iwanjye ati runaka yaramemukiye ntuzirirwe umuyikiganiro. ese byagenze gute we yivamo. bwa mbere yanzanyeho uburyarya iyo ambwira reka nkubwire ikintu ugomba kumenya bibaye ngombwa ko bayohereza ku mazina ya Plaisir umuntu nabwo akavuga ngo byagenze gutya na gutya yaragenewe uyu muntu ariko ntiyamugezeho. leta reka nkubwire cyari ibintu bidakora mu mategeko. kuba ufite ikinyamakuru
nkaba nagutuma ku muntu ni ibintu byumvikana nk'unyujije ugomba amafaranga. kuntumikira cyane ko ugomba kuntumikira. Rero abantu bareka ibintu ahubwo nabo byo kumva amabwire bavuga ibintu bifite fagiti. Wenda azavuga uti najyanye ibi bizibiti kuko ntabwo umuntu wamuha icyo kintu unanirwe na cati mwagiranye uyanshyikiriza iki jisite. Njyara umuntu wanumye ku muntu w'i Musanze w'i Rubavu purito arambwira ngo 70 urayamuha 30 yarye uyakoremo tike nagira udusaga ukunahaye. Ibyo ni ibintu byumvikana. Rero ayo macati aba ahari. Rero ntabwo watumaho umuntu ngo unanirwe no kugirana cati. Urumva ibyo byose aba ari ibizibiti wakwiyambaza ukajyana mu nzego. Ariko nanone umuntu ashobora kunyura muri iki kintu akavuga ngo nimvuga ko Perezida yandiriye amafaranga ba Justin na Ezekiel bazahaguruka bamuvuge izina rye ribe riri guta iki agaciro. Urumva none ugasanga twebwe turi hano tuvuze umuntu anarengana uwo muntu nta n'igihamya n'iki na kimwe agize ute afite. Uri kubyumva neza? Nuvuga ngo rero nimba ari umuntu wafashije Bowazi cyangwa undi muntu wari wese bahererekanye icyo bita ibimenyetso. Ibyo rega nukwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Yego hakoreshejwe uburiganya. Noneho ibyo ni ibintu rwose nanone nuko yashyizeho umurongo. Wabonye neza ko inkuru iri gukorwa ivuga Perezida mu marenga ntabwo imuvuga neza ku buryo kwizera nanone ibyo Bowazi agaragaza avuga na kuriya kuntu kwe kubucakura no kuvugira mu migani nanone ni ibintu bigize gute bigoye gute uri buze kuba uri kumwe n'umuntu mu kiganiro nubwo yakweditinga pe ariko umugore bamubaza ati koko mu gihe cyose nabakoresheje ibiganiro nta bantu bigeze bagira nta mafaranga mwigeze muhaba. Umugore akaba ati twarayabonye. Yego mu by'ukuri nubwo umuntu yaba ari kweditinga ariko nibura ushobora no kujya gukora icyo kiganiro ukaba watingiye gukora ikiganiro ku bw'itegeko abantu bakaba amuhostinze. Yego hari ibintu ngiye ntaremeranwa nawe ariko sinkubeshya pe gutese kuko nanone uyu muryango twemeranwa ko Perezida yawugiriye neza kandi ikindi uyu muryango nanone wifitemo akantu ko kwibagirwa kuko nk'ubu ngubu ntibashobora kwibuka ko baciye kuri Exirage, ntibakwibuka ko baciye ku Rugendo, ntibakwibuka ko baciye kuri Kiranuka. Nawo wigiramo akantu ko kwibagirwa kandi ugasigara uhemukiye abasa nkaho bawugiriye neza. Wibuke nanjye banjyana ribu. Reka nkubwire ikintu kimwe. Bowazi yavuze ko ari injiji. Ezekiel kuki ushaka gufata umuntu wavuze ko ari injiji ibintu byose ugashaka ko abikora nkawe ahubwo avuganira injiji wenda izave no mu bujiji ariko buri injiji nanone ntiyataka itababaye. Yaba ko ari abantu bamugiye mu matwi. Nyine nicyo kintu nakubwiye ngo nimba hari umuntu wafashije Bowazi nagaragaza ibizibiti buriya nibishaka yari afite ibizibiti. Ese ubona byoroshye kuba Bowazi yashaka kuvuga inkuru ye akihuzana n'ibishaka urabona byakoroha yuko yemerwa nk'ukuri? Biragoye. Gusa nanone uzi kaho kugira nanone nje ikintu mbona cyo hari ukuntu umuntu ashobora kwitwikira umutaka wo kugira ngo asebye Perezida akawitwikiriza kuri Bowazi kuko uyu muryango baziranye ibintu byinshi kuko kuri kw'Imana nkorera Bowazi n'umugore we na nibishaka nibo bahamagaye abanyamakuru baravuga ngo bagiye kugaragaza ibintu bya Perezida aho yabyaye n'ibyo bindi byose. None rero ubwoba nyine ngo ibiki n'ibiki Perezida mwaramubonye namwe murakabya ntago ari agafu k'imvugwa rimwe kuba yabyara si ikibazo. Urumva Ezekiel ndakumva kuba Perezida yabyara ubundi bitwaye cy'abantu ahubwo ukunda kuvugira abantu bagiye bazitera none reka nanjye Ezekiel none handakijijwe wenda ntago mbizi nimba impamvu naheheta ntago mbizi nimba ari uko nkeni nimba se ntaragira ubushobozi bwo kuba najya ku Gisenyi muri weekend wenda ngo mparire nka tarani manuke da ubwo se navuga ko aho hantu nahakijijwe nzabimenya hari ibyo nabonye
uyu munsi aho duhagaze n'aho turi hitushuka ngo twumve ko dukijijwe. turi hano ku isi yahoze abandi so hari natwe ibyo bivuga ngo aho turi tuzaba hahoze abandi. rero buriya kuvuga ikintu utarageramo biroroha. kera najyaga mpangana n'abadivoruse, ariko igihe kimwe nigeze ncyamirana na madamu ho gatoya, mbona ko divorce yaba. oya da yego gusa burangiye ntiyari ibaye wa mugani. urumva mpita mvuga nti rero nyine iyo uri kuvuga ikintu utarakandagiramo birakorohera cyane, ariko buri icyo kintu nawe iyo kimeze nk'ikigusatiriyeho wakumirwa. ntureba impamvu tuvuga ngo Mutesi ngo ashatse rimwe, ngo ashatse kabiri, ngo ashatse gatatu, nuko ubwo aho turi twebwe hameze nk'ahaduhiriye, ariko twabimenya abadamu dufite bagiye tukazana umwe akatunanira, kandi twajya kubaka twashatse tumaze se gusambana n'abangahe itekeri Jite wasambana ego none se usambana wagize ngo umurushiki usambana umurushiki urumva ni ukuvuga ngo twebwe ibi tuvuga ni uko icyo kigeragezo cyangwa se iryo shuri cyangwa n'ibyo bintu bibatera bitaratugeraho, ariko wabimenya neza bitugezeho. urumva bimaje kutugeraho cyangwa bikakugeraho nibwo ubimenya. umuntu uri mu rugo rwubatse aba arimo abwira umuntu nyine yabonye urugo rwasenye, wenda umugore n'umugabo bari kurwana, nyine yumva yuko ngo urwo rugo rwubatse nabi, ngo ntaki ariko muvandi ubimenya iyo bisumiriye urugo rwawe nawe, nibwo umenya ko ibyo bintu bikomeye, nibwo umenya ko ibyo bintu biteye ubwoba. rero Plaisir kuba yabyara si ikibazo, ni umugabo ikibyara aragifite kandi yaba yagihuje n'igisama. urumva mva rero ahubwo tuvuge ngo kuki turi kujya kugenzura agakiza ka Plaisir, twabanje tukagenzura agakiza kacu. nda kuri Plaisir 40 byanjye abingahe biradonda kwa Plaisir ntiyagiye ikivungukaho. rero ukavuga ngo uje Plaisir niyo ndaba yarabyabana 10 gusa, keretse nimba bazaho yarongoye umuntu udakijije imyaka y'ubukuri, nabyo byagorana. hari igihe umuntu yakubwira ati nge nta urabimvugira se nananiwe kubyivugira. rero umugabo wese ahava akagera, si bose ariko benshi munsi y'umukandara kuhafunga biravunanye, ariko kuhafungura biroroha. urumva kuba Plaisir yabyara c'est la même chose. mafu kuba yaba afite abana hanze, sinzi uwo mutwaro uraremerera Justin kubera iki. kuba hari uwo yabyaje, uwo mutwaro uri kuremera Justin kuyimpa. ubwo abo bana uzabarera, abo bana bazaza kumbaza indezo, abo bana bazaza kumbaza amashuri, ubundi kiskoske keskese bundi twibaze jo mafu ariko aje se wa mugani dukurikije ukuntu uyu muryango watwiriyeho ukanga kuduha ibiganiro. uyu munsi Plaisir arabambitse, Plaisir abambitse amabaze, Plaisir abambitse amacongo, Plaisir abambutse amakaruvati, Plaisir abambitse amashati, Plaisir abajyanye kwa nyoko bukwe na kwa so bukora bahuje byari byaranze, Plaisir bari barakwise ifundiweho Bowazi bakwita ifundiro no mbisubiremo niho habyivugiye. havuda kuri kose tuze kandi nkwifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi. Reka nongere mbashimire uburyo mukunda kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Ezekiel Rukundo, Kiranuka TV, Ukuri Nyako ndetse na Safiro TV. Mbahaye ikaze mu kiganiro, turi kumwe na Pasteur Justin. Umunsi nshatse nshobora no kuba namubaza ngo ko muri Amerika hari kuba amatora, urabona ari inde uri buze gutsinda amatora? Ese ni Donald Trump, ni Kamala Harris, ninde mu mboni y'ijisho rya Pasteur Justin abona ushobora kugira amahirwe yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu cy'Amerika? yego
mbanje gusuza abantu badukurikira Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. turawikesha Kumbaza umuntu uzatsinda amatora nubwo ntaba muri politiki ariko turabikurikira ku mbuga nkoranyambaga ubona ko Donald Trump ari uri hejuru. Bishatse ko rero umuntu uri hejuru uko nagiye nkurikirana ibintu by'amatora ya Amerika usanga n'ubundi uri hejuru atsinda amatora. Hari leta nk'ebyiri uvamo bikaba byakwemeza ko ushobora gutsinda ayo matora. Rero uwo nguwo mvuze n'uzayatsinda. uwo nguwo nde? Donald Trump. Trump niwe uzayatsinda. nishimiye kuguha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. umeze neza se? Ndashima Imana. ni uko ibitangazamakuru byose by'isi n'abantu bose b'isi bahanze amaso amatora ari kubera muri leta zunze ubumwe za Amerika, cyane ko abenshi baba bavuga ati Amerika umuyobozi wayo niwe uba ugomba kuba ayoboye isi, dore ko ibihugu byose byiteze umuntu ugomba kuba perezida wa Amerika. ko bose bamwe barahuriza kuri Trump, abandi utoya Trump ntabwo abikwiriye, ariko uwatsindira umwanya w'umukuru w'igihugu kubona ko n'uriya mugore ari hejuru ko buri kijyanyo cy'amajwi ari mwangahe ntabwo aba ari kinini. rega ntabwo wajya kwegera kuri iriya ntera yo kwiyamamariza uriya mwanya muri Amerika utiyizeye utiyizeye kandi utari igikomerezwa mu bikomerezwa biri hariya. Birashoboka? ntabwo bishoboka cyane ko numvishe ko Amerika ubundi igihe cyose ikintu cya mbere ngo bareberaho ko umuntu ushobora kuyiyobora aba ari umuherwe. barebera ku note. buriya n'uriya mugore ni umuherwe. buriya inote ziza imbere cyane, nyine umuntu utagasipiye igihugu ahubwo umuntu uba uje guha igihugu. utakonsoma igihugu ahubwo umuntu uba uje guha igihugu. aho hantu harakase. igitumye ngaruka hano iwawe muri ya nzu nziza cyane Imana iherutse kuguha, abantu niba bari kureba muri iyi video baraza kureba bimwe mu byumba bigize iyi nzu. ndabona wagira ngo uri wa mugore wo ku Kamonyi waririmbye ya ndirimbo. baraza kujya babonamo byinshi bitandukanye. nongeye kugaruka kugira ngo tugaruke ku nkuru ya Bowaze n'uwitwa Plaisir, aho nabonye madamu Bowaze ameze noneho nk'umuntu wariye ku ivubi. waba warabonye ikiganiro cya mbere bakoze kwa Plaisir? narakibonye. kiriya kiganiro ukimara kubona bagikoze, ku ruhande rwa Pasiteri Justin yabifashe ati? njyewe nabifashe uburyo bubiri mbigira n'abantu. icya mbere nabwiye abantu ko ikosa rya mbere Plaisir akoze ari ryo guhostinga aba bombi. kabiri ndavuga nti ibi bintu bibaye azicuza. ndi mu kiganiro menya amakuru ko uwitwa Bowaze agiye gukorana ikiganiro n'impanuro n'isezerano n'urugendo online. ibyo byahise binyereka ko ibya Plaisir bishobora kuba bigiye kumurangirana. kubera iyihe mpamvu? abantu wahostinze ukabambika ukabagaburira ukabashyira mu nzu nziza bakakwihinduka, baba bafite impamvu bagize ute bakwihindutse. bakavuga ngo twirengagije clientele twari dufite kuri Zaburi nshya, ariko tugomba gushyira amabi ya Plaisir hasi no hanze, abantu bakayamenya, batuvuma batatuvuma, ariko bakamenya ubugome yadukoreye. icya mbere Ezekiyeli, nimba koko hari umuntu wahaye ba Bowaze akaba akurikirana inkuru n'ibiganiro, akaba abona ko koko bari gutaka kandi ibyo bahawe bitabagezeho, hakaba hari umuntu wahaye Penina akabona koko Penina ari gusakuza nta byamugezeho, na nibishaka twari tuzi ko Plaisir yamusubije, no kumbi ntiyigeze amusubiza, ngo nibishaka yashatse guharira Plaisir kugira ngo atagumya amuteza abantu. ariko nibishaka hana warabeshya. ni nka kumwe ushobora kuvuga umuntu ugiye gushyira amakosa ye hanze, nk'umuntu agaca hirya cyangwa se n'umuntu akaba yamunyuzaho akavuga uti ndakwinginze kanguhe $500 ariko ntuzongere kuvuga Plaisir. rero Plaisir ikosa rya mbere yakoze ni ukumva ashaka no mu kiganiro uzagikurikirane n'abakunzi bagikurikirane, yabahatiraga kuba basaba imbabazi, biyunge
ngo nibagire gute, ukumva afashe Bowazi amwisinjije mu kiganiro. Rero amakuru mfite nuko bamuhaye ikiganiro gitomoye kinakomeye, ariko Plaisir Ntaganzwa iby'ingenzi abikatamo byamurebaga we. Urugero, nubwo hari abadufashije, nawe wemere ko hari ibyatugezeho, ariko hari n'ibitaragize ute, n'ibitaratugezweho. Ariho mwumvishe ijambo Bowazi avuga ngo barafashijwe. Urumva? Hano rero uwitwa Bowazi yagiriwe inama na Plaisir, amuhamagara ku mugoroba mu masaha ya 12:00, bavugana isaha n'iminota 45, barimo bacoca ukuntu bahura nuko yagaruka ngo akamugarura icyizere, ndetse amubwiramo amagambo yakomerekeje uyu muryango. Plaisir avuga uti kandi munabyanze ko duhura, munkureho iki cyasha, muzi ibintu nakoze ABCD, byaba ngombwa ko nabakoraho ibiganiro bibiri mukarangira. Noneho bashunguye basanga nubwo koko hari ibizibiti bafite bya Plaisir, ariko bashobora kubitanga nabo bakarangira hehe, kuri social media. Kuko ubona social media iyo uzanye ukuri, ntago abantu bashobora kugufata ngo baguhe support, babashe no kugufata basi ubone n'ikiro cy'ubugari. Ahubwo usanga comment z'abantu benshi zivuga urinjiji, ahantu yabakuye, ibyo yabafashije, ariko ntibatekereze cyane ngo babanze kureba ngo ese akagahinduye umwana azanye hano, akagahinduye umuryango uzanye, byifashe bite, n'iki kibiteye. Ibyo bizibiti bafite se bigizwe n'iki? Bigizwe n'iki? Ntabwo uzi ko Bowazi ikiganiro cya mbere yakoze bari bagiye kwerekana umwana wa Plaisir, siko bivugwa. None se ubwo wibwira yuko bari bagiye, nimba barabujwe no kuba nta DNA bafite, urumva amakuru yo kuba uwo mwana hari adahari? Buriya arahari, ntago bajya kuyatangaza adahari. Rero abantu bajye bareka kugendera mu kintu bita ikigare no kwita abakristo n'abo bita abanyabinyoma. Nyine nituvuga baze bahite badusamira hejuru, ba banyamatiku baki tuzabyemera cyane ko buriya agakiza kazwi n'Imana. Aba bantu mwita abakristo nibamara kubahinduka, muzajya muvuga ngo ba Ezekiel na Justin baravuze ntitwabumva, ariko twebwe tuzajya tubivuga kuko 1 tubikora nk'akazi, tubikora nko kugira ngo duhe abantu makuru badukurikirana, turuwa tubikora nk'abantu nyine natwe dushaka gutera imbere, 4 akaba ariyo mpamvu ashobora kuba batakwizera ko amakuru ari ukuri. Yes. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha izi mpande zombi iyo tuzifashe tukazihuza, dusanga Plaisir ni uri mu makosa pa raporo y'umuryango wa Bowazi na Berize. Kubera iyihe mpamvu? Ubundi ntago umunyamakuru wa hostinze abantu ashobora no kuba nejo yabakenera akaba hosting. Ntago yagagombye kwicarana mu kiganiro baterana amagambo, ndetse basa nk'abagaragaza ko ibintu barimo bakoze ari amakosa, ashaka kwemeza ko amakosa ariyo nyamujya mbere kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Rero bishatse kuvuga iki? Nuko Plaisir hano yashidutse yitaye mu ikosa yo gushaka guhangana na biriya binyamakuru. Plaisir ari guhangana mu buryo bubiri, icya mbere n'uyu muryango wa Bowazi, icya kabiri n'ibinyamakuru ushobora guhostinga Bowazi. Icya mbere nibishaka uri hariya nawe ari guca gutya agakubita, Bowazi agacana agakubita. Bishatse kuvuga iki? Nuko hari ibibazo birimo hariya abantu bose batabasha kumenya, ndetse abantu bose batabasha gusobanukirwa. Ariko se kubera icyo abantu batinda kumva ukuri? Kubera iki? Ezekiel buriya hari abantu barangije gufata abantu bajya guturana na bikuzimu. Kubyumva neza? Kansubiremo aka kantu. Hari abantu barangije gufata abantu barabagendana, barabararana, ku buryo kugira ngo abashe kufindura ko uwo muntu ashobora kuba mutiza n'umurinde wo gukora ibibi atabimenya. Kuko wewe ubwe niba witoye ugafata n'urugero, ugafata miliyoni 4 za Justin, wumva umuhaye, ukazinyuza ku munyamakuru, uwo munyamakuru ataranayatunga ataranayafata, uri kumva udamushyizeho n'ikigeragezo. Kandi nimba ukurikirana social media koko, hari uburyo butatu. Ubu butatu
ushobora kubona nimero y'umuntu ushaka gusapotinga. Nta muntu uza hano kuri social media uba uri ku kinyamakuru kimwe, kuko n'icyo kinyamakuru kimutumiye aba ari ahantu kigeze kimukura. Bishatse kuvuga iki rero? Ni uko wari gushaka gusapotinga Bowazi n'uyu muryango, yari kubona uburyo bwa bugufi bwa Bowazi, yari kumuhamo iyo nkunga, yari kumushyigikira muri ibyo bintu. Ariko uyu munsi wa none niyo mpamvu tugenda twumva nka bapeni na bariya ngo bariwe amafaranga, niyo mpamvu tugenda twumva abantu bishaka bariya ngo bariwe amafaranga. Nimero ye ahora yivuga, nimero ye ahora yitanga, nimero ye ihora iriho, ariko ugasanga umuntu agiye gusapotinga anyuje 500 ngo narangiza bikugezeho byose. Ntago umuntu ari ku kigero cyo gutsinda ikigeragezo cy'amafaranga. Ubundi hari ibintu bigera muri 2 bishobora gutsinda umuntu. Hari igitsina, hakaba n'amafaranga. Igitsina cy'iki? Abo bantu ndabeshye? Igitsina cy'iki? Bagushyize imbere igitsina, ikigeragezo cyacyo wagitsinda. Ibitsina ari byinshi. Cyo wumvise mbere y'ikindi? Ntabyo nge numva zo urabisobanuye. We bagushyize imbere umugore. Gwenda uketse uvuze. Wagitsinda? Umuntu gutega umugore rero bureze kiyeri. Aho ngaho ugomba kwitonda, kubera ko uwo muntu aba ari inshuti yawe cyane, kuko abazi icyo bitaguye yawe. Jista akunda nde, akunda abameze gute, kuko si bose bakuzana imbere ngugwe. Yego. Kandi umva tukemeranya n'abantu bari hano. Ntago ari bose bakuzana imbere yawe ngugwe. Bisaba ngo uwo muntu ashize imbere yawe rimwe na rimwe yihagije mu bushobozi, kabiri ikibazo ushaka kugira akaba yagikemura. Birora kuba bamugutega, ariko nanone umuntu akamenya ngo ese akunda inzobe, abananutse ababyibushye, naho bizamo, kuko si buri mugore wese ngiye wanze imbere wampanure. Ntibibaho. Yanjye niyo ushobora kunesha. Bakora kiriya kiganiro byagaragazaga ko ari systeme yo kugira ngo wenda bigarurire abafana n'abakunzi baza buri nshya. Ndetse na President nawe kugira ngo bimukureho ikimwaro. Kubera iki ibyo twari twiteze? President agiye kongera gusoza kuri uyu muryango atari ko byagenze, ahubwo ikiganiro cyakozwe kigahita kimera nko gukoza agati mu ntozi. Icyambere ni ikikwereka ko koko babana uyu muryango ni icyerekana ko byibuze 85% uyu muryango wariwe inkunga bashobora kuba barohererejwe. Icyo ni ikintu cyumvikana. Bishoboka ko bayariwe pe, kuko nkurikije ukuntu President yahise abanguka vuba akabahamagara, kandi nari nabivuze n'ibi bintu araramuka avuze hari ibintu biri bubeho byinshi cyane. Yapfuye gusohora ikiganiro, baramubaza ngo kuki hari ibyo twagiye tuvuga wakasemo. Urumva icyo kintu? Kuki hari ibintu twagiye tuvuga ukabikatamo? Kuki twagiye tuvuga gutya na gutya ukabikatamo? Erega hari ibintu by'amarenga biba biraho. Gusa icyo nkundira Imana, nta kintu cyabayeho kitazigera kijya ku karubanda. Buri ibyo wakora ibyo ari byo byose, uko wakwihisha uko ariko kose, uko wabigenza uko ariko kose, nta kintu uzahisha. Ibintu byose bizajya ku mugaragaro kandi bizajya ku karubanda, uko bigize gute bikurikirana, abantu bose babireba n'amaso yabo. Ibi bintu bihora bivugwa, inkunga z'abantu zariwe, tukabona abantu bari kubaka amataje, tukabona abantu bari Imana nitaza leta izakora audit, bakubaza aho wakuye ayo mataje, bakubaza aho wakuye ayo mamodoka, bakubaze nk'uko basura inganda, bakubaza aho ibyo bintu wabikuye uherekane. Nyamaze Imana izarengera amarira aba bantu barira, akagahinda abantu baba bafite, akagahinda abantu bakabirya, akagahinda. Urumva Ezekiel, Imana maze kubona ko ibintu abantu baba bavuga bari byo, kuko nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ntago umuntu umwe, babiri, batatu, bane, batanu baza bavuga ngo Justin
yatuririye amafaranga icyo kintu kitarabaye. ahangaha rero mpita nibaza amafaranga aba bantu babarya ava he? kubera icyo aba bantu bakomeza kwizera umuntu umwe ngo niwe ugiye mubaze ikibazo. kuva wakora kiranuka nta muntu uragutuma ku wundi. ko ntukansekereza mu kiganiro. nta muntu kuva wakora kiranuka nta muntu baragutuma ku muntu. ariko nibura nubwo bakuntumaho nagutumikira aba nyine ni ukuvuga ngo rero hari abahanga buretse nkubwire hari abahanga mu kugaragaza ko ubu butumwa bwaba bwageze kuri bene bwo. urumva kandi perezida ni umuhanga mu gukorera udukontenti dushobora gutuma abantu bamugarukira bakora icyo bita kugaruka ku buzima bwe nyine bakabyumva cyane bakagaruka kuri we. perezida ukuntu yagiye kureba twana bagafatanya kubaka bagasangira amandazi nyine urumva yakereye utuntu. urumva umuntu aparitse imodoka ya miliyoni 10 na zingahe arayiparitse hariya noneho yagiye no gusangira n'utwana. urumva ako kantu nuvuga ngo gahita kereka buri muntu wese ko uwo muntu ari inyangamugayo kandi nta kintu atakora. ariko nyamaze hirya afashije babiri mu bigaragara ni nka bimwe bya mpano by'Imana erega yazanaga miliyoni akayitangira mu biganiro ariko abantu ntibamenye ko yabitse miliyoni 5 yari y'abantu. urumva mvuga ngo rero umuntu ashobora kuza akigira umutagatifu mu bintu ariko ibyo yari ari byo byinshi cyane. wowe ntukansetse mwana ubutsetsa nkagira icyaka. banza umwe ku mazi ahise anywa amazi nakwambiye. oye inkuru biteye icyaka. ubwa mbere jisita nkwereye amazi mu kiganiro kandi abitewe n'umuntu uri gusinzira. oya mfite icyaka none se nkwe ji ntayifite. ese uragira ngo nkwe ji mu kiganiro ntayifite? niko usaba ugura birangije. oya ntago ariko nsaba ngeze kiye sinzaza imbere y'abantu ngo nirate nkweye icyo mfite. nimba nkwereye muri parasitike niyo mfite. babajarirereza kuguhanuza hari ikibazo se? erega njyewe yigeze kumwagwa akantu k'akagabo karira amandazi n'igikombe cy'icyayi mu kiganiro. ngereka nkubwire nimba inyota inyishe ngomba kwisayidiza icyo mfite. nimba rero mfite amazi nk'abanyanywereye muri parasitike none se kuba ntafite ikirahure nabisekerwa? ntabwo nabisekerwa. n'abazungu bakoze izo parasitike bazikoze bazi impamvu bazikoze. bari bazi impamvu bazikoze. gukora uruganda ruzikora nta kibazo. rero kuba nanywera amazi mu kiganiro none se inyota ijya kunyica ngo ni ukugira ngo nze kugira hoya. amazi ni ubuzima. mpera na damuraho amazi ni ubuzima. ndamuhagiuka ngo amazi utari bwongeye gusinzira. twagiye mwana twagiye. rero buriya iyo niboneye umuntu mukuru ari gusinzira nyine ndamurasinzira nyibutsa korode cya kiganiro cyiwe yagikoze afite ibitotsi biri kuri dogere celsius utabara. urumva rero ni ukuvuga icyazo kirere. twikomereze. hari abantu bagiye badufasha babizi neza ko inkunga baduhaye zitatugezeho cyangwa se hari abantu bagiye bafasha abandi ariko akibaza impamvu wa muntu akiri mu bukene. ubu hari abantu bagiye batugira abanyamwaku abantu batuvaho. hari abantu bagiye kuko ibyo baduhaye n'ibyatugezeho babajije uwabitanze asobanura ko bariya abantu n'ubundi nta kintu cyiza wababoneraho. rero ni ukuvuga iki ni uko twebwe dukwiye gusenga ndetse imigisha ikatugeraho. ntekereza ko dukwiye guhanga amaso ijuru paraporo yo guhanga amaso abantu. ni ukuvuga n'abantu bajya gufasha nabagira inama yo kujya bamekinga shuwa neza ko
ibintu byageze ku muntu bagize ute ba buresinze kuko hariya n'Imana ibimuteye ku buresinga uwo muntu. ese ubundi uramutse ugize icyo ungenera ugaca kuri njyewe nyir'ubwite ukameshoninga yuko ubufasha bwanjye rero hari abantu batajya bakunda ibyo bintu. uwo muntu udakunda ibyo bintu uretse Ezekiyeli nashaka gufasha nabireka Ezekiyeli kuko n'ubundi inkunga ziwe ntabwo ziri ibyo kugera bivuze ntabwo ariko bivuze. banza wumve Justin uretse nkubwire hari umuntu uba ushaka guhesha ishema ikinyamakuru akavuga nubwo nabonye umuntu kuri nyako nkashaka kumufasha ariko reka mbinyuze ku kinyamakuru kugira ngo n'umunyamakuru nawe cyangwa se na nyiri icyo kinyamakuru amenye ko abantu abahostinga tubatekereza hehe ku mutima. noneho ngewe nimba mbaye inkundamugayo si igisobanuro cy'uko wa muntu ikintu yari atekereje kitari cyiza. ariko nyamara yashatse guhesha ishema igitangazamakuru ariko birangiye uwo yageneye ya nkunga yishwe n'inzara. ibyo ugomba kubitekereza ariko nubwo yishwe n'inzara neza guhesha igitangazamakuru nta agaciro gakomeye ngewe kuba na hostinze umuntu ukeneye ubufasha bikanyuraho nkabumushyikiriza mu mutima wanjye ndanezerwa ndetse na wa muntu ubu se kabiri kangahe abantu bashobora kunyura kuri kiranuka bagafashwa ukajya ugira ngo ntibigeze bafashwa. wari bwabone shishikarira kumenya ngo ntibagufasha cyangwa bagufashije bishishikarira none se ariko buriya igihe cyose kiranuka yakoze igikorwa nawe ubwo bigutera imbaraga ukabimenya. yego niyo mbonye wa muntu ari kuvuga n'amashimwe ndabona uko biri kose Imana ishimwe kandi hari benshi tujya tunahostinga hano ubwo turaza gukora impande zone ugasanga uhostinze umutumirwa afite ikibazo yego yarangiza akabona umuntu umufasha byigeze kubaho hostinga umuntu abona umuntu umufasha arangije aba arampamagaye arambwira ati shati Imana iguha umugisha ati igitangazamakuru cyawe nagiciyeho mbona umuntu unyishyurira inzu ukwezi kumwe kumbe yamwishyuriye amezi arenga 4 ahita afata muri ya mezi 4 nawe aragenda yishyurira undi muntu inzu yiyishyurira inzu amezi 2 ahita yishyurira undi muntu ukwezi kumwe ukundi kwezi kumwe agira gute aguhahishamo none harangije wa muntu yishyuriye inzu aramuhemukira amaze kumuhemukira wa mutipe angaruka ambwira ati sha ati runaka yaramemukiye ati ntuzirirwe umuha ikiganiro urumva yari yamusabiye ikiganiro iwanjye ati runaka yaramemukiye ntuzirirwe umuha ikiganiro ese byagenze gute we yivamo bwa mbere yanzanyeho uburyarya iyo ambwira ati umuntu ampaye amezi 2 cyangwa ampaye amezi 4 ko n'ubundi ntari ntegereje kumusaba ibyo byahise bituma mpita mbona ko nawe ari agacakura nawe mutakariza iki icyizere bituma ntongera kugira gute kumuhostinga. yego nanjye ibyo byambaye muhostinga umuntu ndamuhostinga ntiyagaruka kumbi yaragiye yihugikana abantu kumwe dushyiraho nimero kugira ngo babafashe cyangwa bahamagare basengane yihugikana abantu amaje kubatubura nka magana ngahe abo yatuburiye aba aribo bambwira ngo umuntu waduhaye ngo byagenze gutya na gutya gutya na gutya rero ugasanga rimwe na rimwe bene nk'ibyo bintu biragira kera ko ikinyamakuru kizamuka icyo upfana n'umuntu si akazi yuko ahembwa nuko rero ibyo wakora byose nta ntuza ibyo wakora byose akazi kazamuka yewe ntacyo byaba bitwaye nta ntuza no problem hari amwe mu magambo madamu Bowaze yagerageje kugenda atangaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi harimo ayo gushira amanga kurusha umugabo we akavuga pe impamvu uyu mugore yavuze yari afite ishingiro kuko hari ukuntu umuntu agufasha yarangiza akagushyiraho n'agasumburuto akagushyiraho agasumburuto ntabwo wowe umuntu aragufasha ngo agushyiraho agasumburuto hari ahantu rero harimo ikintu
cy'igisuzuguriro umugore wa Bowazi dore cyamugeza aha buriya nujya kubona ukabona kandi twumvikana Beriza hari umuntu uhisha ibanga ubyibuke nimba yarageze ku rwego rwo kuvuga uti njyewe ndakwiyamye umbuza kugendana n'umugabo wanjye nkande niho hasi ubona no Bowazi nawe yicaye njye narabonye buriya Bowazi y'umugore arimo amuvuga neza yicinye icyaha atayicinye icyaha bitandukanye mu kiganiro cyo kwa perezida yaravuga ngo reka mufashe reka mufashe rero hariya yaramuhari umutwe w'umugore n'uwanjye urumva rero hariya bari bageze aho bagomba kuvugira ukuri nuba hariya perezida ikintu yiteza azakibona ubu inkuru ze zigiye kujya hanze zose umva ko akavaringa noneho ntabwo ari bukavaringe kubera yuko hari amakuru agenda avugwa hirya no hino yuko hari ibintu byinshi ngo bya perezida biri hirya no hino ariko ibyo nabo niba bizane bareke kujya bavuga ngo akavidewo ka perezida bajye bareka kuvugira mu matama nimba perezida arabyaye ahantu ukaba ufite ayo makuru wayatangaje nimba uzi ko bitagize icyaha nimba uzi ko ufite igihano nimba perezida yarakuririye amafaranga wazanye za Western Union uwo muntu wayakoherereje bureze kiyeri nanone nituzaya dukoma urusyo tujye dukoma n'iki n'ingasire kuko ushobora umuntu ashaka kugutelefona akakumvisha ukuntu yahaye inkunga ya perezida nta niyo yamuhaye ahubwo uwo muntu yanga perezida ku rwego utamenye kuko abantu twese ntago ari uko twabagiriye neza nanjye nicaye harabona hemukiye pe uwo muntu umucakiranye ntekereza ko atakuganiriza kuri jisite neza niyo mpamvu abantu twere kujya tugendera mu bigare ese koko nimba hari umuntu ubwiye Bowazi ko yaririwe amafaranga na perezida kuki atamwohereza Western Union ngo perezida yiyambaze nani Bowazi yiyambaze n'amategeko uzi ko ari amafaranga yagarurwa urabyemera yego se ni ukuri yagarurwa umuntu agwaye Western Union weho bakohereje amafaranga nawe agatanga ikirego muri RIB akavuga ngo agatakinga RIB ifite email RIB ibiri kuri Twitter RIB bazi kitagira ari YouTube ariko izi mbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe nayo yarazifite ahantu ushobora gushyira ahantu urumva abantu barangiza bakaba barabibonye ni gute weho ubwawe utafasha Bowazi nimba waramuhaye miliyoni ko kuri iki gihe kubona ahantu wakura miliyoni ari ikintu gikomeye ngo umufashe muhererekanye na RIB n'ibyo bimenyetso noneho bishyuze perezida ikibazo nuko bayohereza ku mazina ya perezida none kuba bayohereza ku mazina ya perezida ibyo ntabwo ari proof igaragaza ko umuntu yakoresha amafaranga ariko reka nkubwire ikintu ugomba kumenya bibaye ngombwa ko bayohereza ku mazina ya perezida umuntu nabwo akavuga ngo byagenze gutya na gutya yaragenewe uyu muntu ariko ntiyamugezeho leta reka nkubwire ze cyari ibintu bidakora mu mategeko kuba ufite ikinyamakuru nkaba nagutuma ku muntu ni ibintu byumvikana nk'unyuje ugomba kuntumikira cyane ko ugomba kuntumikira rero abantu bareka ibintu ahubwo nabo byo kumva amabwire bavuga ibintu bifite fact wenda azavuga uti najyanye ibi bizibiti kuko ntabwo umuntu wamuha icyo kintu unanirwe na chat mwagiranye uyanshyikiriza iki jiste njyara umuntu wanumye ku muntu w'imusanze w'irubavu purito arambwira ngo 70 urayamuha 30 yarye uyakoremo tike nagira udusaga ukunahaye ibyo ni ibintu byumvikana rero ayo macata bahari rero ntago watumaho umuntu ngo unanirwe no kugirana chat urumva ibyo byose aba ari ibizibiti wakwiyambaza ukajyana mu nzego ariko nanone umuntu ashobora kunyura muri iki kintu akavuga ngo nimvuga ko perezida yandiriye amafaranga bajiste na Ezekiel bazahaguruka bamuvuge izina rye ribe riri guta iki agaciro urumva none ugasanga twebwe turi hano tuvuze umuntu anarengana uwo muntu nta n'igihamya n'iki na kimwe agize ute afite uri kubyumva neza nuvuga ngo rero nimba ari umuntu wafashije Bowazi cyangwa undi muntu uwo ari we wese bahererekanye icyo bita ibimenyetso ibyo rega ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya yego hakoreshejwe uburiganya noneho ibyo ni ibintu rwose nanone nuko yashyizeho umurongo wabonye neza ko inkuru iri gukorwa ivuga perezida mu marenga ntabwo imuvuga neza
ku buryo kwizera nanone ibyo bowazi agaragaza avuga na kuriya kuntu kwe k'ubucakura no kuvugira mu migani nanone ni ibintu bigize gute bigoye gute uri buze kuba uri kumwe n'umuntu mu kiganiro nubwo yakweditinga pe ariko umugore bamubaza ati koko mu gihe cyose nabakoresheje ibiganiro nta bantu bigeze bagira nta mafaranga mwigeze muhaba umugore akaba ati twarayabonye yego mu by'ukuri nubwo umuntu yaba ari kweditinga ariko nibura ushobora no kujya gukora icyo kiganiro ukaba ngiye gukora ikiganiro ku bw'itegeko abantu bakaba bakugira inama n'uburyo bwose uri buze gukoresha byibura ugasigarana ibimenyetso by'uko hari ibintu byakaswe mu kiganiro nyine birimo none se niba umuntu akubwira uti ntago murafashwa none se koko bowazi yahagarara hano akavuga ngo ntago yigeze afashwa kuva yagera kuri social media ntabwo yabonye mu kiganiro cyabanje se nyine cyarabanje ntibabibonye se bimwe yavugaga avuga ko kuri zaburi nshya kuva yabyara abizi neza ko hari ikintu yohererejwe ariko kikaba kitaragize ute kitamugezeho nkaho rero umuntu akubaje ngo kuvaja kuri social media nta kintu wahawe kuri zaburi nshya hariho abantu bafashije bowazi mu gihe cy'ubukwe urumva na nyuma y'ubukwe ariko kuva inzu yamara gushya inkunga zagiye ziza kuri bowazi zagiye zica kuri Plaisir kuko abantu muri bo harimo amajunu avuga ngo uyu mugabo niwe washatse kwicira iki umugore n'umwana ubyibuke neza rero ntago abantu bari bamufitiye icyizere kuba byanyura kuri Plaisir ni ikintu cyumvikana ikindi kandi ko umuntu yavuga ngo twarafashijwe ntibisobanuye ko hari ibyo waba wariye waba utariye biriho kuba warya ikintu cy'undi ukagifata ariko nkakubwira ngo ni iyihe mpamvu Plaisir yemeye kongera guhostinga aba bantu nuko azi impamvu nawe ubu se abantu bavuze Plaisir bose niko bamuhostinze niko yabagaruye akabahostinga ni ukuvuga iki rero ni uko hari impamvu uyu mugabo amuhostinze yego hari ibintu ngiye ntaremeranwa nawe ariko sinkubeshya pe gutese kuko nanone uyu muryango twemeranwa ko Plaisir yawugiriye neza kandi ikindi uyu muryango nanone wifitemo akantu ko kwibagirwa kuko nk'ubu ngubu ntibashobora kwibuka ko baciye kuri Exrage ntibakwibuka ko baciye ku rugendo ntibakwibuka ko baciye kuri Kiranuka nawo wigiramo akantu ko kwibagirwa kandi ugasigara uhemukiye abasa nk'aho bawugiriye neza wibuke nanjye banjyana RIB reka nkubwire ikintu kimwe bowazi yavuze ko ari injiji Ezekiel kuki ushaka gufata umuntu wavuze ko ari injiji ibintu byose ugashaka ko abikora nkawe ahubwo avuganira injiji wenda izave no mu bujiji ariko buri injiji nanone ntiyataka itababaye yaba kuko ari abantu bamugiye mu matwi nyine nicyo kintu nakubwiye ngo nimba hari umuntu wafashije bowazi nagaragaza ibizibiti buriya niba ishaka yari afite ibizibiti ese ubona byoroshye kuba bowazi yashaka kuvuga inkuru ye akihuzana n'ibishaka urabona byakoroha yuko yemerwa nk'ukuri biragoye gusa nanone uzi kaho kugira gusa nanone nge ikintu mbona cyo hari ukuntu umuntu ashobora kwitwikira umutaka wo kugira ngo asebye Plaisir akawitwikiriza kuri bowazi kuko uyu muryango baziranye ibintu byinshi kuko kuri kw'Imana nkorera bowazi n'umugore we na nibishaka nibo bahamagaye abanyamakuru baravuga ngo bagiye kugaragaza ibintu bya Plaisir aho yabyaye n'ibyo bindi byose none rero ukuri kwa bowazi gukomeje kuba ibijyanye n'agatereranzamba aya muntu waje kuvuga ibyo bowazi reka nkubwire wimbwira ngo bikomeje kuba agatereranzamba bitwa ku ijambo rimwe ko bowazi ari injiji nimba bowazi ari injiji uragira ngo avuge ibitari ubujiji bowazi ni injiji niko yavuze n'ukuri mu kiganiro yaravuze ngo ngende injiji ngo rero ibintu mvuga mu mbabarire mujye munanyangana kuko ndi injiji
urumva nese uragira ngo akora ibindi bintu bitari by'ubujiji ahubwo mu bujiji burya bw'umuntu hari igihe havamo ukuri kuko ngo nta n'urivugira ubusa ku musozi hanyuma ibaze wa mugani ariko koko imvugo yiwe wasanga ari umuntu araje akoze ikiganiro aciye amarenga gatoya nkubwire uwo aciye amarenga arongera yamuhostile agezeyo anavuze ukuri nawe agezeyo buriya n'ejo perezida azamuhamagara avuga uti sinkubeshye pasi yandaje y'inkeke ambwira ukuntu anjyana muri ribu urumva ndagije ndemera pe ndemera uti ngutu n'utuvoyisi utamamagara abantu urumva rero ni injiji niko yavuze abantu babavuga yuko inama nagira uriya muryango ahubwo unyaka inama buriya nabagira inama y'uko Berize atakongera kuzicarana na Boaz mu kiganiro araza kuvuga ngo umubuza kugendana n'umugabo we nkande hoye gute rero kuyihe mpamvu icya mbere aba bantu nibagumya kwicarana mu kiganiro Boaz azasiga ubujiji Berize kubera ko Berize ubona ko ari umuntu uri macuwa mu mitekerereze ashobora no kuvuguruza umugabo ku byo yavuze yego noneho rero naguma ibyo mu kuba umubyeyi urumva namara kuguma mu kuba umubyeyi yiturize yikorera ibyiwe sibyo akora ibyiwe pe ariko ntiyikomeze yirerera umwana ngende umva yakagombye kuva kuri social media uriya mugore kuko n'uyu mwana bagumya kuzana muri social media ntabwo ari byiza uruhinja bagumya bazana muri social media buriya abantu bemera iby'imyuka mibi biroroshye ngo kuba wafata nka rwa ruhinja ukaruroga nibakura umwana muri social media uyu mubyeyi nave muri social media umugabo we nagumya ahirimbane muri ibyo bya social media ndetse banitonde cyane badashiduka baciye hirya no hino bakabatanya ntago uyu munsi wa none kandi Ezekiel tujye tubyemerana perezida niwe yaba yarabariye ntabwo igisubizo ari cyo kuza kumwandika njye bari buvuge nanjye nze nivugire ariko ntabwo igisubizo cyari cyo kuza kwanika perezida nanone ngarutsaho ahubwo bashimire n'utwo yabahaye base nibafate n'utwo yabahaye badushimire nibamushimire ko bakoze ubukwe abari inyuma nibamushimire ko bafunzwe akirengera akavuga ngo yarari mu bitaro basi ibyo bakabimushimiye aba bajyama nabo bibagirwa vuba bazapfa nabi aba bazapfa banyayororo reka nkubwire bazapfa banyayororo kuko buri ariko man Ezeke uzi wewe umuntu ushobora kutinyuka akigerekaho kese akagukurikirana wageze ahantu runaka yarangiza akaguhandora ingira ibintu ari uwo watwikiye inzu mugasabana imbabazi ibintu byose mukabasana imbabazi agahuza n'imiryango agatuma na so bukwe na nyoko bukwe baza urumva icyo kintu ni iki kintu yagukorera ukumva ko inyiturana ari ukumwanika urumva icyo kintu katinga aho ngaho wamuswa no kuvuga iki ni uko perezire icyambere abanza ku ruhande rumwe tubanze tubireye muri ubu buryo nge uburyo bwa mbere nimba perezida yarariye amafaranga y'iriya famiye shazamugaruka niyo atayaryozwa n'abantu ariko arahana Imana izamukomangira kabiri ariko n'iriya famiye nayo yabigizemo uburangare buretse gato kabiri perezida nawe yamara gushyigikira Boaz akemeza abaturage bose b'isi yose ko avuye mu bitaro agafata inkuru ya Ndahiro Valens Papa akayihindura ikinyoma ndetse n'umukobwa akivuguruza urumva akavuga ko ngo yabivuze ari guhatwa ari mu gitutu urabyibuka urumva perezida nawe umutima ugomba kugukomanga nta bindi ugomba gusarura iyo wahinze amasaka usarura amasaka iyo wahinze ibirayi usarura ibirayi iyo wahinze avoka usarura avoka iyo wahinze amaronji usarura amaronji iyo wahinze ibinyomoro usarura ibinyomoro iyo wahinze karoti usarura karoti iyo wahinze amashu usarura amashu iyo wahinze amahwa usarura amahwa iyo wahinze ibinyoma usarura ibinyoma ibi binyoma nibyo wahinze mwa Boaz emera usarura ibinyoma nawe bakubeshyira bakubwira ibintu urabizi neza ko bajya bavuga ngo indyari gihimwa ni indyamiriza nese niba nasarura ibyo yabibye nasarura ibyo yabibye nasarura ibyo yabibye iyo yemera akavugisha ukuri iyo avugisha ukuri
ubu ibintu byose wa mugani Bowazi yaba afunze ubu bino biba bigarutse kuri Plaisir byari kumugaruka hate kandi na cya cyifuzo cyo kumubwira ati madamu ntukagende n'umugabo wawe cyari kuba gishyizwe mu bikorwa yego cyane buriya reka nkubwire Ezekiyeli nubona umugore waje hano akagusuzugura ujye umenya ko harimo kwaje nzajya mbibabwira waje kwa umva nzajya mbibabwira umugore uzi utari ko ubundi unegeka kutagendana n'umugabo wanjye gute ashobora kuba umugabo wanjye twasezeranye ashobora no kuba yarasabye bakamwima umugore wasabye akakwima ni kuri yabigera njyewe nzajya nza nivugira ibintu hano nimara kubivuga abantu bantera amabuye yaramwimye ntabyo nzi ibyo ntabyo nzi ako bigaragara ko ashobora kuba yaramwimye oya iyo yaba ari analize tugiye gukora ariko itaba ari nziza ariko ikigaragara ni uko uriya mugore harimo kumenyera Plaisir ariko na Plaisir nawe harimo kumenyera umugore kuko oya, ntabwo ari nawe oya Plaisir na oya Plaisir we ibyo yakoze byo guhita bapostinga ni umubano wa bugufi baraziranye barabikorana barabihorana bahamagarana uko bashatse ubwo rero ni ukuvuga ngo koma musosi wa Ndagara neje iyo njiji yawe izongera yisubiremo ejo uzayihostinge nawe mpamvu mvuze ko Bowazi ari injiji ni uko yivugiye ngo njye ndi injiji uri injiji nyine we yaravuze ngo ni injiji wese nuvuze ko uri injiji we yanavugaga Bowazi avuze ngo we ni injiji ariko tugakaze tugagatambagiza dushatse twacuruza kuvuga ko jisita ari injiji rero ngo harimo n'ibyo Plaisir yagiye akata mu kiganiro bamuhaye ni nacyo cyatesheje umutwe kitesha n'umujinya Bowazi aravuga utireka shanze nongere nanjye nkwemeze ariko ubundi mbere y'ibintu byose mbere yo kujya gukora kiriya kiganiro agiye kugikorera kwa mwenyewe ubundi yagikora ku yandi maca akampamagara akambwira ati ndashaka kuguha content y'uburyo nibishaka Theogene yanshutse nkatambutsa inkuru yo gusebya Plaisir nari kuyanga wari kuyanga ukuri nyako kwari kuyanga wowe kandi umuro wari kuba watse none dore ahubwo bikoraniye ikiganiro na nibishaka kandi aka kantu nanone tukitondere ntabwo baba bari hari amakuru yagiye asohoka avuga ku bijyanye no kwerekana umwana ariko habanza kubaho inama zo kubanza gushaka imitwe y'uburyo babona DNA bwaba ari bwo buryo buri gukoreshwa bishatse ngo uwo mwana arahari akaba yajya kwihuzana nibishaka ibimenyetso aje abizanye avuye kubonana na nyir'ubwite ariko nanone se kera tubanza twibaza iki kintu ubundi kuba Plaisir yabyara umwana hanze ninde bireba oya ariko nanone nk'umukristo usibye ko numvise umukristo siki usibye ko numvise uwo Dawidi yabyaye uwo Yosefu yabyaye uwo Aburahamu babyaye bo bari abapagani ubundi kuba Plaisir yabyara bitwaye icyabo abo narimbatutse ninde ubundi wababwiye ariko hari nabo yatutse ninde wababwiye kujya kugenzura abana Plaisir yabyaye twebwe tuzabivuga nyine tunabikomatingeho kuko biraducururiza ariko se bo bari bwungukire ubundi bari gukorera ayo makontenti bazungukira ese barashaka gushyira Plaisir hasi bo bazungukira hari abantu abantu babahereje ubufasha bukanyura kwa Plaisir bazaza kububaha baribeshya cyane rero nta mu diaspora ujya utanga kabiri atanga umutima umubwiye n'Imana imubwiye ubwo iby'imfabusa bari imfabusa ariko waba yatanze nuba rero nta n'umunyarwanda waguha kabiri uri muri iki gihugu amafaranga yabaye ayibura umuntu abura na tike muri Amerika bibereye mu matora ubu amafaranga nayo ameze nk'aho ari boroke urumva ni gute se wambwira ngo uje kuvuga umuntu ngo uje kumutera ubwoba nyine ngo ibiki n'ibiki Plaisir mwaramubonye namwe murakabya ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe kuba yabyara si ikibazo urumva Ezekiyeli ndakumva kuba Plaisir yabyara ubundi bitwaye cy'abantu aho ukunda kuvugira abantu bagiye bazitera none reka nanjye Ezekiyeli none aha ndakijijwe wenda ntabwo mbizi nimba impamvu naheheta ntabwo mbizi nimba ari uko nkene nimba se ntaragira ubushobozi bwo kuba najya ku Gisenyi muri weekend wenda ngo mparire nka tarani manuke da ubwo se navuga ko aho hantu nahakijijwe nzabimenya hari ibyo nabonye uyu munsi aho duhagaze naho turi hitushuka ngo twumve ko dukijijwe
turi hano ku isi yahoze abandi so hari natwe ibindi bivuga aho turi hahoze abandi rero buriya kuvuga ikintu utarageramo biroroha kera najyaga mpangana n'abadivoruse ariko igihe kimwe nigeze ncyamirana na madamu ho gatoya mbona ko divorce yaba oya da yego gusa burangiye ntiyari ibaye wa muntu urumva mpita mvuga nti rero nyine iyo uri kuvuga ikintu utarakandagiramo birakorohera cyane ariko buri icyo kintu nawe iyo kimeze nk'ikigusatiriyeho wakumirwa nturebe impamvu tuvuga ngo Mutesi ngo ashatse rimwe ngo ashatse kabiri ngo ashatse gatatu nuko ubwo aho turi twebwe hameze nk'ahaduhiriye ariko twabimenya abadamu dufite bagiye tukazana umwe akatunanira kandi twajya kubaka twashatse tumaze se gusambana n'abangahe itekeri jite wasambana ego none se usambana wagize ngo umurushiki usambana umurushiki urumva ni ukuvuga ngo twebwe ibi tuvuga ni uko icyo kigeragezo cyangwa se iryo shuri cyangwa n'ibyo bintu bibatera bitaratugeraho ariko wabimenya neza bitugezeho urumva bimaje kutugeraho cyangwa bikakugeraho nibwo ubimenya umuntu uri mu rugo rwubatse aba arimo abwira umuntu nyine yabonye urugo rwasenye wenda umugore n'umugabo bari kurwana nyine yumva yuko ngo urwo rugo rwubatse nabi ngo ntaki ariko muvandi ubimenya iyo bisumiriye urugo rwawe nawe nibwo umenya ko ibyo bintu bikomeye nibwo umenya ko ibyo bintu biteye ubwoba rero Brezil kuba yabyara si ikibazo ni umugabo ikibyara aragifite kandi yaba yagihuje n'igisama urumva mva rero ahubwo tuvuge ngo kuki turi kujya kugenzura agakiza ka Brezil twabanje tukagenzura agakiza kacu ese ubundi Brezil kuba inkunga za Boaz zaza akazirya we baziguhaye wazigenza Brezil Boaz yari amafaranga he Brezil ngo ayarye nimba yamwahaye ntayamwishyuza ariko yere kuvuga ngo yandiriye iki amafaranga sazi no kuyarya akaba ibintu nanone byo ko umuntu yiyubakira platform ye abantu bakaza kuyiriraho yaramuvunnye nk'urugero nk'ukuri nyakuryo yakuvunye umujamaraje ayiciyeho imwubakiye urugo imufunguje muri gereza nyuma yaho yarangiza agasubira inyuma avuga ngo wamuririye amafaranga n'uburyo wayubatse ngo ibiki shane mu byihorere mwebwe murebye ku mugani wa Mama Sharirene igikapu noneho reba ahangaha nubatse reba noneho kuzamukana hari iki gikapu urumva kugira ngo ngere aho ntegera noneho icyakubwira iyo tugezeho ikibazo ni uko hari babazi ko imbuga nkoranyambaga aribo twazishingiye bananirwa ariko gushinga izabo nyamara jisite wabarushije ubwenge twabarushije ubwenge bananirwa gushinga izabo bagashaka kurira kuz'abandi icyo abantu bashaka kurira kuri zaburiya Brezil ubundi se barajya guhiga ibizibiti byo gushyira hasi Brezil tutabeshyanye ubu barabona koko mu bantu bafite bakurikirana zaburi nshya uretse ko nyine wasebya Brezil bikarangira ubona wamukubita hasi bikemera uri Boaz erega ni nk'Uburundi uramutse ubwohereje kujya gutera Amerika ukanabwemera ukabuha n'imfashanyo bakabuha n'inzira y'ikirere ubwohereza Brezil yababwiye ibintu nimwumva yabwite ibiganiro bibiri mujye guhirika ubutegetsi muri Amerika ntimuzongera no kubona cani bacu erega nubwo bajya babona kandi uzaba bireba ibintu Brezil yababwiye nibyo baraje baragiye ubaza ukuri nyako ko 8,000 kudonda kuri Brezil 40 byanjye abingahe biradonda kwa Brezil ntiyagiye ikivungukaho noneho ukavuga ngo uje Brezil niyenda aba yarabyabana 10 gusa keretse nimba bazaho yarongoye umuntu udakijije imyaka y'ubukuri nabyo byagorana hari igihe umuntu yakubwira ati nge nta urabimvugira se nananiwe kubyivugira rero umugabo wese ahava akagera si bose ariko benshi munsi y'umukandara kuhafunga biravunanye ariko kuhafungura biroroha urumva kuba Brezil yabyara c'est la même chose
mafu kuba tabi kuba yaba afite abana hanze sinzi uwo mutwaro uraremerera Justin kubera iki kuba hari uwo yabyaje uwo mutwaro uri kuremera Justin kuyimba ubwo abo bana uzabarera abo bana bazaza kumbaza indezo abo bana bazaza kumbaza amashuri ubundi kiskoske qu'est-ce que c'est bundi twibaze jo mafu ariko aje se wa mugani dukurikije ukuntu uyu muryango watwiriyeho ukanga kuduha ibiganiro uyu munsi Prezida arabambitse Prezida bambitse amabaze Prezida bambitse amacongo Prezida bambutse amakaruvati Prezida bambitse amashati Prezida bajyanye kwa nyoko bukwe na kwa so bukora bahuje byari byaranze Prezida bari barakwise ifundiweho Bowazi bakwita ifundiro no mbisubiremo niho habyivugiye havuda kuri kosa nta kosa nkoze yaraje avuga ko sebukwe yamwise ifundi ku bwa Prezida arabahuza amajije kubahuza n'umuryango arabunga none ubinyiturano akantu ziko kanyibukije kanze nkarebe inyiturano bitarashira bitaramara Ezeke nta n'ukwezi kurashira muje kuvuga ko ukuntu Prezida agira abana hanze muje kuvuga ukuntu Prezida yabyaye hanze muje kuvuga ukuntu Prezida yabaririye amafaranga uwabahaye uwabakuye muri gereza kabahamata uretse wumve kakana cyane ambwira ndagusezereye amagara nabwira mbwa ntemvara none mutware aho niho havuye igitangaza rero umukobwa cyo kuri wabanga ndabivuyemo kubera iki iwanyu baranyanzira uranyaze n'ubundi unankunze tugeze iwacu wazanyigarama ndagiye umwana yagira umukobwa mugufi ushaka dore uko meze ndi umukene n'ukuntu ndeshya najya mbyariwe ku cyangwa byari isekuru bishwe narengana singiye kubyara amafundi nibwiraga bati hitamo kudukunda urare mu nzu cyangwa hitamo kutwanga urare hanze ese byaterwaga n'iki iwabyo babimubwiraga bitewe n'iki bo wabyumvaga iwabo iyo nakurikiranye amateka yose ko nanjye bwanjye nahigereye bavuga none ndashyize cyane ambwira ndagusezereye amagara nabwira mbwa ntemvara none mutware nazabyara ifundi isekuru naka ngaka isekuru gusekuru ifundi isekuru igikuru ha mugani Prezida hari gihe twazamukenera cyangwa se nta nubwo ari ukumukenera my friend aba bantu ko bazimye twebwe duturuka hepfo none zo juste aba bantu ko bazimye ubundi uzabakenera twebwe dutangira nta muntu utakenera hano ku isi nabo waza cyane yakwemerera se Bowazi wamukenera cyane na Berize wamukenera nuriya mwana babyaye wamukenera ariko tubanze turebe ubu koko ni irihe kosa ukweho wenda ko bashobora kuba bari muri krize y'ubukene kandi reka mbabwire Bowazi na Berize natwe turakennye ba papa ba mama natwe turakennye turi gupfundapfundikanya dore ko wigeze no kubabwa ngo nibakure amaboko mu mifuka bakore yego turi gupfundapfundikanya rimwe no kujya kureba ibiganiro biri kutunanira i Kigali urumva ariko tukihambiranya tukabivuga paka inkuru isohotse uyu munsi wa none ntago inyiturano Prezida yabahaye mwakamwituye kwicara ku binyamakuru murimo mumuvuga mu kanwa kanyu ako kanwa kanya ahubwo kazatema kazanashya kuko mwebwe n'iyo sura mufite nuko kubyibuha nuko Prezida yari yabahaye platform kandi ndahamya ntashidikanya ko hatabuza abantu babasapotinga ndetse babafatira runini ndetse uretse abantu bihwereza bageze kuri social media ejo ko mwapostinze murya makoko nibiki harya ubwo mwishyuye imibirizi mwishyuye ibiba byavoka cyangwa mwishyuye amafaranga twese hari abantu bagiye badufata badushyira hasi ariko ntabwo twarwanya inkundura gusubira hasi ahubwo twarwanya inkundura kujya imbere kugira ngo tubereke ko ibyo bakoze byari by'agaciro tugomba kuba abagabo kuko umuntu Ezekiyeli umuntu nagukorera ingazi ngo ukandagireho indi ugomba kuyishakira uko byagenda uko ariko kose urumva rero nuvuga ngo Bowazi na Berize bigaye uyu munsi wa none narabibabwiye mu kiganiro ejo bundi ubu ntimuzasubira kuri Zaburi nshya niyo mwateka ibuye rigashya kabiri ntimuzasebya Prezida ngo mumuhanure ntibyakunda weho Berize nusaka uzazane video Prezida ari kukurongora izateshwa agaciro tuzifata ku munwa umunsi umwe ibiri tunabivugeho twe ducuruza ariko ibyo bintu uzabimenya hashize amezi 3 ikintu wakoze
mujye mukora ibintu mwabanje gutekerezaho uko ari ukuntu njya nza nkisabira imbabazi ejo ukabona ndagarutse njye mba ndi gukora ibintu natekereje ntabwo njye buriya abantu benshi bavuga jisite injiji biki ariko buriya nta njiji w'umuhanzi nta njiji w'umupasiteri nta njiji itunze umuryango w'abantu batanu n'abandi bantu ntabwo iyo njiji ijya ibaho Justin reka tugushimire murakoze ndi kumva twasoreza ahangaha kugira ngo tujye no mu zindi gahunda zitandukanye ibiganiro byacu byo nakagaruka nitwa Ezekiel Rukundo twari twibereye mu nzu ya Revera Pasteur Jesse ni inzu nshyashya tunashimira Imana ko amarido gabonetse nubwo ntabona amanitse oya hari itariki bampaye kandi si ngombwa kuyivuga ariko ndabona uriya mumama yazanye da uwuhe marido arayazanye ari umumama ndi kureba hano uzanye amarido reka ngushimire ariko azane n'inzitiramibu byose biba bikenewe ibiganiro byacu nakagaruka Jesse ndagushimiye wakoze cyane